Mbanje kubasuhuza nizere ko umeze neza aho murere mu bice bitandukanye by'igihugu. So aha dufite interuro ivuga ngo how dare you. Iyi nteruro iravuga ngo ubitinyuka gute. Ni ukuvuga ngo nk'uko nabasezeranyije buri gihe uko tujya gutangira isomo rishyashya mbahereza interuro yo kugenderaho. Interuro y'uyu munsi ni interuro ivuga ngo how dare you, bivuze ngo ubitinyuka gute. Iyi nteruro uyibwira umuntu mbese wakubangamiye agakora ibintu nyine bidasobanutse. Ushobora kumbwira ngo how dare you, ni gute utinyuka. Okay? Ni nk'igihe umuntu yaba ari kukubwira amahomvu cyangwa nyine akubwira ubusa, ugahita umwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukamubwira ngo how dare you, bivuze ngo utinyuka gute. Nicyo iyi nteruro isobanuye, iba irimo uburakari bwinshi, uyikoresha ku muntu wagukoreye ibintu bidakwiriye. So mu isomo ry'uyu munsi tujya kwiga iki rero? Tugiye kugenda twiga buri verb, iyo verb tuyigane n'icyo, mbese niba tuvuze ngo gutwara, niba tuvuze ngo gutwara, ese umutwazi yitwa ngo iki? Niba tuvuze gusukura, ese umuntu ukora amasuku yitwa ngo iki? Yego, iyo ni verb ya mbere. Tugiye guhera kuri verb ya mbere ivuga to train. To train bivuze kwitoza. Kwitoza nyine kumwe ugenda ukajya witoza, wenda ukitoza koga, ukitoza gukina umupira, ukitoza kwiruka, cyangwa nyine n'aba bana mwumva, mujya mwumva icyitwa training. Okay, yes, birakemutse. Mujya mwumva abantu benshi icyitwa training. Training, ubundi training mu rurimi rw'ikinyarwanda yavuze amahugurwa. Amahugurwa, kandi murabizi ko amahugurwa aberamo iki? Ni igikorwa runaka baba bari kubahugura uburyo gikorwa, bivuze ko nyine muba muri kwitoza gukora icyo gikorwa runaka. Yego, training. Rero training, iri jambo training riva kuri verb to train. Noneho wa muntu ubahugura, mbese wa mutrainer, wa muntu ubahugura yitwa trainer. Yego, bivuye kuri verb to train. To train bivuze kwitoza. Noneho wa muntu utoza abantu yitwa trainer. Trainer nicyo kintu gushaka kugenda mbigisha. So reka tuvuge, wenda dukore nk'interuro irimo ijambo trainer, aho ushobora kuvuga ngo I want to become a trainer. Uvuze ngo I want to become a trainer, wavuze ngo ndashaka kuzaba umuntu uhugura abandi. I want to become a trainer, ndashaka kuzaba wa muntu uhugura abandi. Yego, I want to become a trainer, ndashaka kuzaba wa muntu uhugura abandi. Ukamenya ngo training ni amahugurwa, ukamenya ngo to train nyine ni ukwihugura cyangwa se kwitoza. Hanyuma uba ukwiye guhita ufata ikayi n'ikaramu, utu tuntu ukatwandika, kuko utu tuntu tuba ari ingenzi cyane ku rwego utakiyumvisha. Kuko nko mu kazi baravuga ngo dufite training ku itariki n'iyi, bakabivuga mu cyongereza, ntumenye icyo bari kuvuga. Bavuga ngo you need to train yourself about this and that, ukananirwa kumenya ibyo bari kuvuga kandi mu by'ukuri babibabwiye. Nk'abantu baba bari hanze bo baba banyumva cyane kuko bibabaho umunsi ku munsi. Nizere ko mwamaze kutwandika, ngiye kudusiba kugira ngo tujye no ku yindi verb. Yego, how dare you, nabwo ko interuro yo kugenda aravuga ngo ubitinyuka gute. Ubwira umuntu wagukoshereje. Iyo ni verb ya mbere dusoje. Tugiye kujya kuri verb ya kabiri, sibyo? Verb ya kabiri ivuga to clean. To clean, gukora amasuku. To clean. To clean bivuze nyine gusukura, yaba ari ukuza ugafata agatambaro gatose ukanyuza hejuru ku meza, uba uri gucleaninga aho hantu. Yaba ari ukoza imodoka, uba uri kuyicleaninga, uba uri kuyisukura. To clean, gukora amasuku. Ese umuntu ukora amasuku yitwa ngo iki? Umuntu ukora amasuku niwe bita a cleaner. Yego, barabura bari abantu mujya mubona bari gukubura ku mihanda, bari abantu mujya mubona nyine bari gukoropa mu mazu aho mukorera, bitwa aba cleaner. Yego, ni aba cleaner bisanzwe, ni abantu bakora amasuku, aba cleaner, sibyo? Abantu bakora amasuku. Reka dukoreshe ijambo cleaner mu nteruro. Ushobora kuvuga ngo my cleaner, umuntu unkorera amasuku is getting old. Bivuze ngo umuntu unkorera amasuku arimo gukura, mbese nyine arimo gusaza.
My cleaner is getting old. Umuntu unkorera amasuku arimo gukura, arimo gusaza, sibyo? Yego, mujye mumenya kuvuga icyongereza cyiza kandi mudategwa. So muranyemerera tugere ku yindi verb ivuga to edit. Iyi verb iravuga ngo to edit. To edit. To edit murabizi nyine ni nko nimvuga ku editinga murabyumva. Iri jambo sinzi niba tonarigira mu Kinyarwanda, ariko abantu muba mu kazi mujya mweditinga amadokima, yaba ayo muri Excel, yaba amadokima yo muri Microsoft Word, yaba n'ibindi, n'abantu mukora ibintu byo gufotora, kweditinga muzi cyari cyo. Nyine kweditinga ni ugufata ikintu ugahindura uko cyari kimeze ukigira cyiza kurushaho. Hanyuma umuntu ukora ibyo bintu niwe witwa editor. Editor ni umuntu weditinga nyine, yaba weditinga amafoto, yaba weditinga amadokima, yitwa editor. Murabizi no mu kinyamakuru aba arimo umuntu witwa chief editor, aba ari wa muntu ukuriye abeditinga inkuru. Iyo ntabwo tuyitindaho kuko ntabwo dukunze kwikoresha mu buzima bwa buri munsi, ahubwo muranyemereza izo verb tuziveho tujye kuri verb ivuga to drive, sibyo? Tugiye kubisiba ibi ngibi. Yego, narababwiye umuntu ushaka ko tuzajya tugendana neza 5 kuri 5 ajya afata ikayi n'ikaramu, ajya afata pause yandika utu tuntu, kuko amasomo ntanga nzi neza ko ari mu bwenge. Ariko mbere ko tujya ku yindi verb, reka nyuze itangazo. Abantu mwese mushaka kwiga icyongereza online, abantu mwese mushaka kugura ibitabo, mwahamagara iyi nimero 0729401229. Yego, iyo nimero rwose murayihamagara mugahabwa ubufasha mukwiriye. So tugeze kuri verb ivuga to drive. To drive, mwese verb murayizi kuko dukunze kuyikoresha hano umunsi ku munsi. To drive bivuze gutwara. To drive bivuze kugira ute? Gutwara. Kunko utwara imodoka nyine, umutwazi bamwita a driver. Umutwazi nyine ni a driver, birumvikana, wa muntu utwara imodoka, sibyo? A driver ni umutwazi nyine, driver. A driver, umutwazi bisanzwe, sibyo? Yes. Ubuse twirirwa dukoresha ijambo driver mu nteruro, tuvuge ngo iki se? Katuvuge ngo to hire a driver. To hire a driver is expensive. Ine iravuze ngo gushaka umushoferi ugutwara birahenze. To hire a driver, nyine guhereza umushoferi akazi ngo ajya gutwara birahenze. Yego, to hire a driver is expensive. Gushaka umukozi uzajya ugutwara birahenze. To hire nyine ni ugushaka umukozi. To hire, hiring. To hire, like that. So to hire a driver is very expensive. Nyine gushaka umuntu w'umushoferi uzajya ugutwara birahenze cyane, nicyo bisobanuye. So muranyemerera tujya ku yindi nteruro, ku yindi irindi jambo riri very interesting. So indi verb iravuga to translate. To translate, reka nkoreze nimero mugabo zikeneye mwamaze kuzandika. To translate, gusemura. To translate. To translate no gusemura nkuko mba ndi kubikora. Iyo nsomye interuro ngo to hire a driver is expensive, nkahita nyisemura mu Kinyarwanda ngo gushaka umukozi uzajya ugutwara cyangwa umushoferi birahenze, njye mba ndi gusemura. Ubwo rero njye uri gusemura nitwa ngo iki? Nitwa a translator. A translator. Njye uri gusemura nitwa translator. Nanga umusemuzi yitwa translator. Niyo mpamvu ujya wumva icyitwa Google translator. Nyine aba ari umutranslator wa Google, nyine ni nka Google igufasha gusemura. Niyo mpamvu mujya mureba aho hose mwebwe mufite amatelefone wandikamo Kinyarwanda bakaguhereza ibintu mu Cyongereza. Niyo mpamvu ujya ubona hahera akajambo kavuga ngo translator. Translator. Yego, nyine izo ngizo nyine na application cyangwa software zigufasha gutranslatinga, nyine zigufasha gusemura mu magambo make. To translate, gusemura, a translator, umusemuzi, sibyo? Ushobora kuvuga ngo I am a good translator, bivuze ngo ndi umusemuzi mwiza. I am a good translator, ndi umusemuzi mwiza.
I am a good translator. Ndi umusemuzi mwiza. Yego. Ibyo byose nicyo bigiye bihagarariye. So murazi kunyemera biriya rero tubisibe tugere no ku zindi verb. To build bivuze kubaka. To build bivuze kubaka. Turebe verb bivuga umwubatsi. To build kubaka. Reka ibi tubisibe noneho. To build kubaka.